Nongeye guha ikaze wowe wahisemo kudukurikira nk'uko musanzwe mubimenyereye. Iyi ni YouTube channel ibagezaho ubumenyi bugiye butandukanye mu mpande n'impande zigiye bitandukanye, ibikorwa bitandukanye, ukabasha gusobanukirwa bikora bite, byinjiza amafaranga gute, ese bimeze bite. Uyu munsi tugiye kuganira kuri pisine nk'uko mubibona. Natangiye mbereka pisine nk'uko muri kubibona, tugiye gusobanukirwa neza, dusobanurirwe n'inzobere yabyo cyangwa se umuntu umenyereye uko pisine ikora, adusobanurire amakuru agiye atandukanye kuri pisine. Nk'uko mubibona andi kubatembereza, ni byinshi bikorwa kuri pisine kugira ngo ibashe kwibona nk'uko tuyibona. Aha ni muri cave, hasi munsi ni ukubonamo ibintu bigiye bitandukanye, baza gusobanuza badusobanurire ibyo ari byo nuko bikora. Murabibona ko ni hasi. Rero dutangirane adusobanurira uko pisine ikorerwa amasuku. Iyi ngiyi aba ari myinshi, banashyizemo umuti bita furokira, ukabimanura hasi. Noneho ubwo bino byo ntabwo njya mbishyira muri filitiri. Filitiri hajyamo imyanda yindi isanzwe kandi ukora isuku bisanzwe. Ese iyo myanda rero uri kwikurura? Ruri kwikurura ruyijyana ruyimena hanze mu marivugori, mu marigori yo ku muhanda. Ni ukuvuga ngo imashini ibiri gukurura hariya iriya ziba zaka, ikurura imena hanze amazi mabi, hasigara meza. Aho urabibona nyine. Ntabwo ijyana amazi se n'ayandi mazi asanzwe? Mbegwa kuri ya byesitaye, iriya ntozi ya aspirateri bifashe hasi, ikurura bya bindi by'ibicafu bibi gusa, bigenda, ameza agasigara. Ese nka kuriya kuntu bavuga ngo umuntu yanyaye muri pisine, ziriya nka arizo ntabwo bigenda bite? Ziriya ntabwo zangiza, kubera kororo twashyizemo amakororo, yicaza mikorobe zose ku buryo nta kibazo byatera. Bivuze ngo niyo umuntu yayanywa nta kibazo. Amazi ya pisine afite pH imeze neza, niyo bayanywa ntabwo wagwara giripe, wagira gute. Ariko amazi asanzwe, uriya amazi wasa kuyafasha ukayashyira nko mu kintu, nko mu ibase akamara iminsi 3, aba yarangije gupfa. Unayanyweye wahita urwara giripe cyane izindi ndwara zindi. Ko muri pisine kwa kaba afite imiti, nta kibazo ashobora gutera na gitoya. Ese nka kuriya yo havuye izuba ryinshi cyane, nyine ugasanga wenda nk'izuba ryavuye cyane kandi n'abantu wenda amazi bari kuyajyamo. Abantu baribaza se ubundi buriya ntabwo bashobora kuba wenda bayamena bagashyiramo ayandi, cyangwa n'ubundi aguma ari yayandi n'ubundi? Aguma ari yayandi kubera ya makororo twashyizemo ahora ayagira amashyashya. Nta kibazo ashobora kubitera. Ni ukuvuga ngo ya miti ituma ahinduka amashyashya. Amazi ahora ari meza, nta kibazo yagira, nta kibazo na kimwe afite. yateza umubiri cyangwa iki gutyo. Ni ukuvuga ngo n'ubundi nta kintu gishobora no gutuma iyo miti ituma n'ubundi udashobora kuba wanyerera, wenda nk'urugero ntabwo ashobora kunyerera. Kunyerera hajemo urubobi wapi, hari umuti urwanya urubobi, yose ibihari. Ubundi se muri pisine hashyiramo imiti ingana iki, ingahe wenda, cyangwa nk'urugero ikora iki n'ikora iki? Banzamo uwo bita pH. pH ni nka vitamini y'amazi. Noneho ugahita ushyiramo uwo bita chlorine. Chlorine ni wo kwica za mikorobe zose. Noneho ndende ugatuma n'amazi acayuka agasa neza. Urumva? Ushyiramo undi bita argicure. Iyo ni irwanya urubobi. Kugira ngo bitaza mu mazi ngo ahinduke icyatsi kwa kundi. Cyangwa no ku makaro ngo hahinduke ukuntu. Hakaba n'undi bita furokira. Cya gihe washyizemo imiti pisine isa yijimye ukuntu, ikamanura bino bintu bikajya hasi ku buryo ubasha kubifata, gutya ndi kubikora nasipira mbimena. Niki ikora nayo. Ubwo ni imiti 3? Ni imiti 4. Iyo ngiyo ibihagije nta wundi ukenerwa? Iyo ngiyo ibihagije, hari n'ubundi bwoko butandukanye ukuntu umuntu akoresha, ariko iyo niyo yibanze ya mbere idashobora kubura. Nase ubundi nk'umuntu wese yashobora gukora isuku ya pisine cyangwa bigira umwihariko? Bisaba kubyiga nyine ukabimetiriza, abasha kumenya gukoresha
iriya pompe na merangeri ukamenya nshyize muri systeme yo kumena, nshyize muri systeme yo gushyira muri filtre, yego byose umaze kubimenya arikora nta kibazo. Ukuvuga ngo nta bundi buhanga burenze buri munsi mu kumenya ngo bikora gute gusa. Bikora gute uwo bayizi gusoma hari abaraga ntuze k'amabwiriza y'imiti n'iki no kwikora n'amakondisiyo y'amasaha uyikaraga pompe byose biba bihari zi gusoma icyongereza ijana% n'umuntu uhugutse wabikoresha. Ndetse ntabwo ashobora gukama agashiramo amazi izuba iyo rivuye rirayagabanya ukayongeramo, cyangwa uko ni kwa sipiramena urabona ko arimo kugabanyuka nyine umuntu yongeramo uko byagera kose. Kurabona ushyize ibase ahantu kamara iminsi 3 yuzuye amazi bigatuma usanga amazi yagabanyutse ikirere ari evapora. Nayo nuko rero bivuze ngo nyine uko ubona ugenda yagabanutse ushobora kugenda wongeramo. Bivuze ngo n'ubundi ubwo amazi arimo ashobora kumara n'igihe kinini wenda ataragabanuka cyane bitewe n'uko ikirere kimeze. Iyo ari igihe cy'izuba bivuze ngo ashobora aragabanyuka tukongeramo. Igihe cy'imvura kandi nabwo aba menshi tukayagabanya akajya ku gipimo cyagomba kugarukira. Bivuze ngo niyo yari amazi y'imvura nubwo yajyamo nta kibazo nk'uko twabivuze ko imiti yatunganye ibirimo. Hari ukuntu wenda bita mikeya hakagwa ikivura cyinshi, none yamvura kwa ko iyo nta pH birimo ntaki ihita yica yandi sanzemo, bigasaba ko ushyiramo imiti kugira ngo ujye ku murongo. Niyo mpamvu nko mu gihe cy'imvura ukontorora buryo ki imiti igomba kuba irimo byanze bikunze kuburyo imvura yagwa ntiyangize. Uvuga ngo iki gituma amazi asa n'icyatsi asa n'ubururu ni kubera amakaro cyangwa ni amakaro. Urabona amazi burya ntabwo agira isura. Amakaro y'ikaro niyo ituma haza ya kara y'amazi nyine ukabona yahindutse. Abantu benshi baga bazi ngo ni imiti yahindura. Oya. Pisine ifite metero nka zingahe? Hano kujya hasi ni metero 280. Hari haruguru ifite 160. Ni ndende. Hagari ndende cyane, hari izindi ziba ziruta. Hari izindi ziba ziruta. Ifite nka metero 320 ndetse ko bitajya birenga metero 320. Pasipiramena nkaba ndashoje ubu ngubu. Ku byose birarangiye ugiye gushyiramo imiti. Ngiye gufunga amazi tukomeza kugenda ashyiramo imiti. None dusobanure sasa. Ahangaha ni muri ndabona ari muri cave munsi ya pisine hasi. Ikintu cy'ikigumburo ni iki? Iyi ngiyi ni bayita filtre. Ni filtre. Filtre ibirimo umusaruro. Ibirimo ibintu byinshi cyane. Ibyo bifata y'amazi amwe mabi. Yego. Bikakubita bikahindura intozi. None igihe cyagera yayakuye mu ntuza muri pisine bikayabika. Mu kanya hari ibintu ugiye gukora uhita ubibona nimara koza ukayunguruza. Yego. Aho urimo urafunga iki? Urimo urafunga vani igiye mu mazi mabi. Ugiye gukora muri pompe hano. Ugiye gukoramo isuku. Harimo gukoramo isuku. Harimo imyanda agiye gukoramo isuku. Ayo ni amazi mabi. Aba ari mu itiyo ariko. Iyo ni ya filtre. Ni hano. Imyanda yaravuye. Imyanda yaravuye muri pisine hari. Ituruka hano muri pisine ikaza aho ngaho. Ibyatsi n'iki bizamo hano bigafatwamo hano. Bidutse hano muri pisine. Ako ni pompe ikurura imyanda yose. Ibyatsi byo bifatwamo hano. Yego. None bitari ibyatsi bifatwamo hariya muri filtre muri wa mucanga. Yego. Yose igifungurwa nayo filtre. Igihe kiragira tukayifungura tukareba tukayoza mu mwaka. Ntabwo ifungurwa igihe kinini. Hari n'igihe umucanga bawuhindura bagashyiramo. Haba harimo n'umucanga uyungurura. Bashyiramo n'umucanga. Bashyiramo umucanga ufite nimero 3.
A na B na C. Noneho wa mucanga babanzamo B, agashyiramo C na A, ikaza hejuru. Yego. Kugira ngo umucafu ubanza hasi ugenda uzamuka kugira ngo ubashe gufatwa. Umucanga usanga cyane umucanga wabigenewe. Barawugura muri Davis. Wari umucanga wabigenewe. Wabigenewe nta gupfa kubona hano hose. Umaje koza ino filtre ya hano. Ubwo ngiye koza fungura amavani. Noneho noze iyi ngiyi irimo umucanga. Niyo ugiye koza? Iyo ngiye koza. Tira yafungura kugira ngo ibashe gukurura amazi. Noneho ijya kumena nayo niyo ngiyi ukayifungura. Noneho ugahita ushyira aho bita muri barcode. Noneho ukatsa pompe. Ngiye gushyira aho nunyuguriza. Byose bigiye bitandukanye cyane. Filtration. Niyo igomba guhora iri. Niyo igomba guhora iri buri gihe. Kugira ngo ijye ihora yiyungurura. Yego. None se ihora ikora utanayicometse cyangwa bisaba? Nyine bisaba ko uyifungura ayicana igakora akazi kayo. Ubwo yavana iyo hanze mba nayifunze. Ubwo ngubwo bivuze ngo ari gusohoka iki? Ubu nta kintu kiri gukorwa. Ugiye gucana pompe iturune bisanzwe. Turune amazi bisanzwe. Okay. Kwinjira muri cave. Cave yatangiye guturuna amazi nk'uko mubibona. Iragaruye we. We yazanye amazi mabi. Nayo asigaye mu ntozi. Yatangiza kuyayungurura. Yarasigaye mu ntoze mu itiyo. Ubwo rongera uyakorera isuku. N'abasigaye mu itiyo atameze neza ariko nta birenze. Kiriya gicu kijemo we. None kiriya gicu kijemo twasigayemo buriya hahandi. Muri pompe. Muri hasigaye hepfiriya. Mu matiyo. Mu matiyo. Ko cyane njya kwa sipresho zarushiramo buriza tijya ku murongo neza. Buri kintu gisigaye?
ngiye koza hano ku ruhande kw'aya makaro, hano ku mpande kugira ngo hase neza. akoresha isabune dukoresha, ubundi niko kwana tujyana hamwe mbashe kudufata. Ubwo iyo umaze koza uhita ushyiramo ya miti. Yes, murabwiboneye rero uko pisine ikorwa, byinshi kuri yo. Benshi twibazaga se pisine ubundi ni amazi ahora ahantu hamwe, se akorera isuku ate? Nk'uko muri kubibona rero amazi yatangiye ari mabi, ariko nako yabaye meza, nubwo wayanywa rwose twasobanuye ko nta kibazo. Rero hari byinshi rwose twasobanukirwa pisine, waba ari ikibazo cyangwa igitekerezo batwandikira muri komenti, ugakora subscribe niba utarayikora, ukanda kuri like kugira ngo tujye dukomeza kubana mu gusobanukirwa ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Tugiye rero kureba uko imiti ikora, ya miti akoresha yoza. Ubu ngubu ari koza ya makaro yo ku ruhande, akora isuku, yadusobanuye ko akoresha isabune isanzwe yabugenewe yo koza amakaro ku ruhande kugira ngo isuku yayo igaragare. Rero araza kongera akomeze twereke imiti ikoreshwa ni iyihe, imeze ite, ikora ite, kugira ngo tubashe gusobanukirwa byose uko bikora. Iyo miti niba ihenze, Ugura 50. Ugura 13. iri hafi. Niyo uhenze kuri iyo. Yego. Ubunyweye ubwo byagenda gute? Ubungubu kugira ngo umuntu ajye mu mazi bisaba kubasha igihe kingana iki? Nk'uko umaze kuyikora? Bisaba nyuma y'amasaha 5. Ahangaha rero yatangiye kuvanga ya miti nk'uko yabidusobanuriye, ifite ibipimo runaka uko ugenda uyishyiramo, kuyivanga neza, yarangiza akashyiramo ya miti nk'uko yabidusobanuriye. Imiti ikora pisine igatangira gukoreshwa hashize amasaha 5. Urabibona ko rero pisine ifite isuku. Ushobora kuba ufite impungenge z'uvuga ati pisine ishobora kuvamo indwara, ishobora gutuma umuntu yandura indwara runaka. Murabona ko amakenga cyangwa se ibibazo twibazaga ahangaha abidusobanuriye. Rwose pisine ni nziza, nawe wayikoresha ukayijyamo, ukajya ubasha koga ugakora siporo. Amazi ni meza, koga ni byiza. Ubwo dusobanukiwe rero ko bifite ubwirinzi cyangwa se dusobanukiwe twese twayikoresha. Murakoze, dusubire ubutaha.